n'umurimo, nyakubahwa Minisitiri muri mino bumwe, nyakubahwa Guverineri Intara y'Iburasirazuba, nyakubahwa intumwa za rubanda, senateri n'abadepite, nyakubahwa mu nzego z'umutekano, mu byubahiro byanyu mwese, bavandimwe, abayobozi b'akarere kacu ka Gatsibo, mwadushyigikiye ngo iki cyicaro tukicaremo, mu byubahiro byanyu mwese, abayobozi b'amatorero n'amadini, banje kubasuhuza mwiriwe. Reka dushimire Leta y'u Rwanda, dushimire n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ese byari kugenda gute iyo tudahabwa umwanya nk'uyu ngo tujye twibuka aya mateka? Ese byari kugenda gute iyo tutabasha gushyingura abavandimwe bacu mu cyubahiro? Ese byari kugenda gute iyo abacitse ku icumu badashyigikirwa, abajya kwiga, abakeneye amacumbi bayabone, abakeneye kuvuzwa bavuzwe, n'ibindi byiza byinshi Leta y'u Rwanda ibakorera? kugira ngo buri wese yabyibaza kandi akanabyisubiza. Kuri uyu munsi duteraniye hano, ni umunsi ukomeye mu mateka y'Abanyagatsibo. Ni umunsi ibihumbi byinshi, imibare tuvuga no kugereranya gusa, rero byahungiye hano inyuma mu kiliziya, byishwe rw'agashinyaguro bakajugunywa mu rwobo ruri aha, banyujijwe muri iki kibuga n'ahandi. Nyuma y'imyaka 31 n'uyu munsi turacyashyingura. Hano tugiye gushyingura imibiri 21 uko mbanjije yabivuze, dufite amazina yabo. Ndagira ngo mfate uyu mwanya nkomeze cyane abo bavandimwe bategereje imyaka 31 kugira ngo uyu munsi babe bagiye gushyingura abavandimwe bacu kandi babo. Mutekereze namwe gutegereza imyaka 31 kandi ubu tukaba tugitegereje, aho turabizi neza ko hari abandi batarashyingurwa bari hirya no hino ku misozi. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, turasaba abaturage muri rusange ko badufasha bakaturangira aho imibiri y'abacu tutarabona ngo dushyingure yaba yarajugunywe, reka nayo kuvuga gushyingurwa. Cyaba ari ikintu gikomeye, yaba ari indi ntambwe duteye kubaka ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Tunashimira abagize uruhare kugira ngo imwe muri iyi mibiri tuyibone, ndetse tunashimira uruhare akarere kacu kagira mu kudufasha iyo mibiri yabonetse. Turashima kandi ko twubakiwe urwibutso rwiza ruruhukiyemo abacu. Gusaba umubyeyi ahora asaba, intambwe isigaye nino yo kwandikamo amateka kugira ngo n'abandi barusura urwibutso. Aya mateka nka nyakubahwa Minisitiri yahoze atubwira hano, abantu bajya babasha gusoma incamake yayo. Ni urugendo ruto gusa rusigaye, kandi turizera yuko narwo tuzarugeraho dufatanyije. Hano inyuma mu kiliziya bagira ngo shimire imbere yanyu nyiricyubahiro Musenyeri kuko yatwemereye gushyiramo ikimenyetso aho benshi mu bashyinguye hano biciwe, ahubwo ku bufatanye n'akarere n'izindi nzego tubigire vuba, hanyuma bajya gusengeramo bajye banamenya yuko hariya ariho abantu biciwe, bari bahunze bashaka Imana, bakahasanga ba bantu bababwiye bakabica bakabajugunya mu cyobo bari barateguye. Nyakubahwa Minisitiri, mushyitsi mukuru, abacitse ku icumu turashima byinshi,
ariko reka mbabwire gato ku buzima bwabo, ntabwo njya muri detail cyane. Dufite abantu bakuze, abakecuru, ntabwo ari ikibazo gukura, ariko iyo umuntu afite intege nkeya asindagizwa biruseho. Ntabwo inkunga y'ingoboka turayishima, nubwo yiyongereyeho gatoya twashima kurusha. Twifuza ko bari abakecuru bishobotse, nubwo abenshi bose atari intwaza, ariko abakecuru bari hirya no hino bibana badutera impungenge, cyane cyane ko mwumvise ko abagizi ba nabi basigaye bica bamwe muri bo. Ndagira ngo kandi nongere tugaye bikomeye abantu bacyambura ubuzima abacitse ku icumu. Ni igisebo kuba twakwiga amateka yose buri mwaka tukaza hano, hanyuma tugashyingura nk'aba ngaba baherekeza abapfuye kandi bari bararokotse. Iki rwose tugisabye mu ijwi riranguruye ko abaturage ba Gatsibo cyahagarara, inzego z'umutekano, inzego z'ubutabera zikabishyiramo imbaraga cyane, ku buryo n'ababigerageje bahura n'ikibatsi cy'amategeko, ku buryo ntawe uzongera kubitekereza. Ingengabitekerezo ya jenoside ikwiye kuba umugani mu gihugu cyacu. None se nyuma y'aya magambo yose tuvugiye aha, ninde mubyeyi wundi uteye ishema nuko umwana we yahinduka nka ruha rw'agatete? Dukwiye gutera intambwe tukabumbatira ubumwe bwacu, tukareba amahitamo akomeye igihugu cyacu cyakozwe nk'uko twabibwiwe n'umukuru w'igihugu cyacu. Tunakunda, tunashimira. Hano dushima Inkotanyi. Icyo cyobo mubona kiri hariya, izo ngabo zahoze ari za FPR Inkotanyi ku rugamba zamenye ko hari abatawemo bagihumeka, barahagarara kandi barwana, bakuramo 11 bazima, ubu dusigaranye 5. Abashaka igihamya cy'uko Inkotanyi zarokoye ubuzima bazaze batubaze hano, turabahamya bo kubivuga. Nujya gutanga ubuhamya ntabwo Imana yagutanze mu buryo bwe, ariko asoza avuga ati mpuye n'Inkotanyi ndarokoka, ubwo zitazishima y'abarindi. Yuko Minisitiri abazisebya n'abatazizi cyangwa se n'abazizi ariko batazikunda, ariko twe turazizi, tuzizi neza. None se ubu twari kuba twicara gute iyo zitabarizwa? Ndagira ngo bashimire cyane, soza nkomeza imiryango y'abagiye gushyingura abavandimwe, ari abashyinguye ku nshuro ya mbere, ari abimuye, kandi babwira ngo mukomere, mukomeze mutwaze, dufatane urunana, twubake umwunga w'ubumwe, kuko ariho uzadufasha kuraga u Rwanda rwacu, abana bacu, u Rwanda rwiza rutemba amata n'ubuki nk'uko tubivuga. Murakoze nyakubahwa mushyitsi mukuru.